Yitwa Musabyimana Gloriosa, avuka mu karere ka Rwamagana, akaba yari umukobwa w'imfubyi w'imyaka 36. Rero ngiye ngo nk'uko mwese mwabibonye amakuru acicikana hose ku mbuga nkoranyambaga, yitabye Imana, apfuye urupfu rutunguranye, aguye kuri stage cyangwa ku rubyiniro aho yari arimo aririmbira abantu mu gihugu cya Uganda. Aha niho yari yatumiwe mu giterane mu rusengero rukomeye ruri Kampala. Yavutse mu 1989, nta babyeyi yagiraga, bitabye Imana bose. Papa we yapfuye mu ntambara ya Jenoside mu 1994, naho mama we apfa nyuma y'intambara akurikiranye na murumuna we cyangwa umuvandimwe wa gogo. Uyu munsi nabakoreye iki cyegeranyo gikubiyemo amateka y'uyu munyarwandakazi wari icyamamare, wari ukunzwe n'abatari bake, gusa Imana yo ikaba yaramukunze kuturusha ndetse ikongera ikamwisubiza. Njye ugiye kukugezaho iki kiganiro ndi Samrat, kuva kuri channel yitwa Sky Samrat Films. Mbere yuko ntangira ndagusaba gukora subscribe kuri Sky Samrat Films, ufungura inzogera, hasigaye utangire kujya ugezwaho amakuru mu biganiro byacu mu nkuru zitandukanye ziri gucicikana hose. Imana se yabarinzi Gogo yari umukobwa wikundiraga gusenga, ukunda Imana. Yasengeraga mu idini rya Anglikani mu karere ka Rwamagana, ahari naho yavukaga mu murenge wa Ifumbwe kuri Muhazi. Gogo yize segonderi 9 ku kigo cya Janjabiro i Rwamagana, gusa ntiyabasha kuyirangiza, amasomo ye ayasubikira mu mwaka wa 3 wisumbuye cyangwa se senior 3 ku mpamvu z'uburwayi yakundaga kugira mu buryo butunguranye bwa hato na hato. Wahagarikiye amashuri mu wa kangahe? Ni mu wa 3 segonderi. Mu wa 3 segonderi nayo naho ngaho. Iki cyatumye ubwo ngubwo uhitamo guhagarika wenda n'ubushobozi bwabuze? Byaba ari ubushobozi, byaba ari uko ari ibindi byatumye uhagarika kwiga? Yewe ntacyo nashinze, Imana itari yarankoreye mu bundi bushobozi gutyo, kuko n'imishinga nari ngiye mfite ikagerageza nayo kundihirira. Sinagendaga mvuga wenda ngo baranyirukanira iki n'iki, nabuze ikayi, nabuze umwambaro, reka nta kintu nari narabuze. Icyo naje kubura gusa yewe navuga n'uwaminuje gute, n'Imana itabigize mo y'uruhari, atariyo yabyishakiye, ntabwo byashoboka. Ni ikintu kijyanye n'ubuzima by'uyu mubiri nawe ujya tugerageza. N'umubiri wakugonze. Wahuraga n'uburwayi bwa hato na hato? Ni buri gihe. Reka turebe hamwe ibyaranze Gogo ku ishuri rya segonderi aho yigaga ku kigo cya Janjabiro. Gogo yari umukobwa ufite impano benshi baziho kuririmba. We kuririmba ni ibintu yiyumvagamo cyane, agakunda kubikora bitamugoye, agahora yandika indirimbo akazitoza n'abandi banyeshuri bigana bakaziririmba ndetse ngo zikagira injyana. Nyuma yo guhagarika kwiga rero Gogo yaje kwicara ariyumvira, agaruka ku mpano ye, atari ku bukoko nta kuntu nakwihangira n'agakorasi k'indirimbo byibuze yo mu rundi rurimi. Uwafata aya magambo
ubundi nkayahuza ko njya mbigerageza n'ubundi Imana ikabimfashamo mu Kinyarwanda, ubu no mu zindi ndimi ntibyakunda. Ibyo abivuga asa n'ushaka kugerageza indimi z'amahanga kuba yaririmba azikoresha. nibwo naje kwicara mu rugo ndatekereza n'ubundi ntabwo nakwihimbira n'ikorasi no mu buryo bw'ururimi runini. Ntiwafata aya magambo nkayahuza ubundi niko njya ngerageza nanone Imana ikabimfashamo mu Kinyarwanda Yego. nkakora umurimo w'Imana. Ubundi ibindi byo ntibyashoboka. Nibwo nicaye rero mpuza ayo magambo nkurikiza n'iyo njyana mbega numva biciyemo. Nuko Gugaba agiye mu nganzo ahuzahuza amagambo y'indimi nyinshi harimo Icyongereza, araterateranya indirimbo birabonetse, yaririmba akumva biracamo. Ngayo nguko uko Gogo rero yahindutse icyamamare akaba ikimenya hose mu gihugu ndetse no hanze. Gogo kugira ngo abashe kujya muri studio arekodinga indirimbo ye ya mbere byaramugoye cyane, byamusabye kugurisha isambu ye cyangwa umugabane we, bamuha amafaranga 700,000 kashi. Amafaranga ayashora mu muziki gusa biranga, yose arashya arashira. uyu Gogo Gloriosa yagurishije isambu yari yasigiwe n'ababyeyi 700,000 maze ashora mu muziki. Gusa ntabwo byaje kumuhira kubera ko wari wamwemereye ko azamufasha kumukorera indirimbo muri ayo mafaranga yari yamuriye, ntiyamukorera indirimbo nk'uko bari babivuganye, ntiyabisoza. Sha koko Satani ni umugome. Umuntu arara adasinziriye arwana no gushaka icyamuteza imbere, Satani nawe arimo amuteza abantu ngo baze bamunyaga ibye. Yo nguko uko Gogo bamuriye amafaranga 700,000 by'isambu ye byose bigashira. Ngo hariho umuntu wari waramubwiye ko azabimufashamo akamwereka uko gusohora indirimbo bigenda. Gogo nawe abonye amafaranga ahita ajya kureba wa muntu ayamushyiriye ngo amube hafi abimufashemo indirimbo ikorwe. Gusa kuri iyo nshuro uwo muntu aranga aramutenguha, amafaranga yose arayirira. Gogo ategereza indirimbo, aguma kuyitegereza cyane, araheba. Ntabwo biba byoroshye, ntabwo ruba rworoshye na gato urugendo rwo kugera ku nzozi zo kwamamara. Ariko ngo icyo umuntu azaba cyo ntaho kijya, kandi icyo Imana yakuvuzeho kiratinda ariko ntigihera. Gogo yaje kugera ahabona management, ahura n'umugabo witwa Nsabimana Auguste w'Igatsibo Iburasirazuba. Akunda impano ye, arayizera, yemera kumushoramo bya mirenge ngo umuziki we waguke bidatinze. Gogo asohora indirimbo ye ya mbere ayita Blood of Jesus, bivuze ngo amaraso ya Yesu. Gogo babaye icyamamara atyo. Umukobwa w'i Rwamagana atangira kwigarurirwa n'imitima ya benshi, akora umuziki birakunda ndetse biramuhira, asohora n'izindi ndirimbo nyinshi zitandukanye. Gogo ni umuntu natangiye gufasha ku bintu navuga ngo bikiri hasi, ku bintu bitagaragara, ariko kubera ko Gogo hari ikintu Imana yari yaramuvuzeho, yari yaravuzweho n'Imana, hanyuma Gogo agenda azamuka gahoro kugeza ku rwego Gogo ubu ngubu atumirwa mu bihugu by'amahanga. Gogo wari uzi ko uzagera ugatumirwa mu bihugu by'amahanga? Wigeze ubirota? Ntabyo nigeze ndota. Agera n'aho atangira kugira abafana mu mahanga hanze y'igihugu kubera ukuntu ibihangano bye by'indirimbo zo mu njyana ya gospel zacicikanaga kuri social media cyangwa ku mbuga nkoranyambaga.
Every day I need the burudi of Jesus. Every day I need the burudi of Jesus. Every day I need the burudi of Jesus. Because he is good, because he is good. Every day I need the burudi of Jesus. Every day I need the burudi of Jesus. Every day I need the burudi of Jesus. mwese mwarabyiboneye n'amaso yanyu uburyo cy'umuhanzi ukomeye cyane nka The Kiffness cyangwa David Scott wo muri South Africa yakunze indirimbo ya Gogo yitwa Everyday I Need Blood of Jesus akayisubiramo ayicurangisha piano hanyuma akayishyira kuri platform YouTube channel ye ikurikiranwa n'abatari bake basaga miliyoni 3 zirenga. Iyo rero ikaba ari imwe mu mpamvu zikomeye zateraga Gogo motivation yo kuguma gukora cyane bityo akaguma gutera imbere uko bwije uko bukeye. Icyo nakubwira wowe dukurikiye muri iki kiganiro ni uko burya nta mpamvu yo kwiheba ngo ni uko uyu munsi byanze. Hariho igihe umuntu akora bikanga pe iterambere rikaguma kwanga kuza. Gusa icya mbere nakwibwirira ni ukudacika intege, kutava ku izima nk'uko bamwe bavuga ngo ni ugupambana, ukaguma gupambana intego yawe, kuguma guhatana mu gukora bizakugira uwo wifuza kuba. Every day I need the burudi of Jesus because he is good, because he is good. Every day I need the burudi of Jesus. Ari amashusho araduhenda kuyakora, ziriya audio ziraduhenda kuzikora. Ndashaka igitaramo ragikuramo abaterankunga binyuze kandi mu kuza kureba igitaramo cye uzajya wishyura $10 cyangwa $13 by'amanyarwanda. Turaza kuguha nimero uzajya woherezaho ayo mafaranga uvuga ati nitwa uyu nguyu umerereye Belgique, umerereye Canada, umerereye Amerika, umerereye Togo. Gogo w'Imana yari yaramwihereye igikundiro, abantu baramubonaga bakamwishimira, bakamutangarira, bakamukundira imiterere ye, ukuntu yari yimereye, ukuntu nta mutima mubi yagiraga, ahora yisekera. Byari bigoye cyane kuba wabona umuntu uri kumuvuga nabi. Wakwibaza ngo se Gogo yigeze ajya mu rukundo ngo abengukwe n'umusore amukunde bakundane nk'uko n'abandi bakobwa bisanzwe bigenda? Reka twumve hano icyo yabivuzeho ubwo abanyamakuru bari babimubajije. cyangwa se nabo ukaba waca inzira gutyo nanjye uko nibwira ngo ntibyashoboka ukaca inzira mu buryo ntazi njye nk'umwana w'umuntu. Yego nanjye nkororoka nk'abandi. Ariko ubwo utangiye kuba icyamamare bizagenda biza ntabaraza ngo batangire kukuresha se abapampe bakoboye hirya no hino. Naringiye kumubaza nta sheri reka turase ku ntego
nta sheri uraboneka nyuma y'uko abo ngabo ntibabura bagutera ayo magambo ntibabura ariko nanone ku mutima mba mvuga ntiburaragira ngo ananyumve ntaragira ngo ananyumve nkabubwira ntiburetse ntinzabibaza Imana yonyine yaduhamye niyo mujyanama utajya unabeshya niburiya niyizi nzira izabinyuzamo niba yarabivivuye ko mbega umwe nubwo izace mu nzira zayo inyuze no ku mugaragaro ubu rwose hari abantu bajya baza bakakubwira ati gogo oya ahubwo ubu harimo uwabonye washimye se wenda ukaba uri kumuragiza Imana ukavuga ati niwe wanjye uyu muntu ndamukweretse mu gushyize mu biganza ku bwanjye ntawe nari nabona ariko ababa babimbwira ntibabura bavuga ngo n'ubundi ngo ibyo mfite ubundi nzabishyira he ubundi uramutse uvuye no mu mubiri ubwo wavuga ko usigaza iki musozi ubundi waretse ngo bikagenda ukuntu mbere nimbabarira ntiburetse nzakubwira reka ibyaranze Gogo izina yari afite no kwamamara bisubikira aha kuko wabivuga ntiyabirangiza afite amateka menshi. Reka twigarukire ku kuntu Gogo yaje kwitaba Imana mu minsi ishize. Yaguye mu gihugu cya Uganda ubwo yari yagiye gutaramira Abagande. Yituye hasi ari ku rubyiniro ahazwi cyane nko kuri stage ari kuririmbira abantu, hanyuma ajyanwa mu bitaro. Agejejwe mu bitaro abaganga bagerageza kumwitaho, kumuvura, bakora ibishoboka byose ariko biranga birananirana, akomeza kurushaho kuremba. Gogo rero ngo ubundi mu busanzwe yari asanzwe yifitiye ikibazo, hari aho yageraga agahwera akamera nk'uheza umwuka, gusa rimwe na rimwe hakabaho igihe amaze kabiri nta kibazo afite kubera kwisengera Imana yamuhaye agahenge. n'ubu ngubu kumbona gutya nigendera ni agahenge Uwiteka aba yampaye. hariho igihe ngera nkarwana n'urugamba nkagira ibintu byo guhera bijya bimbaho, mbega no muri uru rugamba ku bajyanye n'ijambo ry'Imana namwe murabizi no gusenga. yego n'uwo n'ababisha bajya baturwana ntitujya tubabura, iyo myuka mibi ikagenda imbaho gutyo. Kuri iyo nshuro ubwo rero afatwa ubwo yari yagiye kuririmbira Abanya-Uganda, yafashwe mu buryo bukomeye cyane, mu buryo budasanzwe ndetse butunguranye. Biba birebire, abaganga bagerageza kumwitaho, bakora ibishoboka byose, biranga birananirana. Bidatinze byaje kurangira nabi, Gogo wacu yitabye Imana, ntiyabashije kongera kuramuka ukundi. Aha ntabwo nabona amagambo menshi yo kuba nakomeza kuvuga, gusa naruhukire mu mahoro ndetse Imana imwakire mu bayo. Reka nsoze mbashimira mwe mwese twabanye muri kino kiganiro. Imana ibahe umugisha kandi ibahe kurama. Naho utaha mu kindi kiganiro kuri Sky Samrat Films.